ariko twabonye muri filimi zitandukanye za Press Vision. Ese uyu mukobwa ni muntu ki? Ese uko bari kina muri filimi niko anaba ameze mu buzima busanzwe? Ngira ngo nawe waramukunze kuko ni umukobwa mwiza ku isura ndetse no ku mutima, uko abikora muri filimi twagira ngo tubamenyeshe niba nako mu buzima busanzwe ariko bameze. Rero uyu mukobwa Alice, amazina yombi yiswe n'ababyeyi yitwa Alice Danica, ni umukobwa wakunzwe cyane n'ingeri zose rero, kuko abahungu, abakobwa, abagore ndetse n'abagabo, abakecuru n'abasaza baramukunze, baramwishimira, babona ni umukobwa ushoboye akazi, ndetse abahungu benshi banavuga yuko bashaka ko bakundana, barabimwandikira kuri WhatsApp, Facebook, imbuga zitandukanye zose akoresha, bamubwira ko ari mwiza. Alice rero afite akana gatonya, afite uburyo yigize no gukora filimi, arakundwa cyane. Alice aza gukora filimi, arazandika. Uyu munsi twamubonye muri filimi za Press Vision, by'umwihariko ku isiri zitwa The Homeless Girl ndetse n'umukire w'umumiliyoneri. Yarakunzwe cyane rero, abantu bituma bamwishimira, bituma agira kure cyane. Gusa yaje kugira n'andi mateka akora no mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nawe yaje mu bakobwa batondekwa nk'abakobwa bagira umurava muri sinema nyarwanda, bagatuma itera imbere, kuko uyu mukobwa yafashije abandi bantu kuba nabo baza gukina muri filimi ze, bari abantu ubona bose agenda bafasha kugira ngo bakinane. Alice rero uko tumubona hano mu buzima busanzwe, nako uko tumubona hano muri filimi mu buzima busanzwe, ubona ko naho bitaniye, kuko Alice mu buzima busanzwe aritonda cyane, agira urukundo, ni umukobwa ukunda kuba akunda sinema nyine, ubona ko akunda ibintu byo gukina, ndetse agakunda n'ibintu byo kuba yakwinjira filimi. Kandi ikindi, Alice mu buzima busanzwe ni Alice ukunda abantu, cyangwa se ni Alice ugira urukundo, ugira umutima, ndetse ni Alice ukunda guhora nanone yisekera. Nk'uko mwabibonye, iyo ameze neza muri iyi filimi nabwo araseka, aba ameze neza aganira. Alice rero mwagira ngo nawe waramukunze, kandi ngira ngo waramubonye muri filimi zitandukanye ko ari umukobwa ukina neza, na filimi yagiye yandika mwajya mubona ko zanditse neza, ari filimi zimeze neza. Abantu rero benshi barambwiye ati mwadukore ikiganiro kuri uyu mukobwa ko twamukoze cyane. Rero nta kibakuru no munsi, Alice nanone akomeza guca utundi duhugu tw'ingenzi mutari mwumvishe muri introduction. Alice rero yakoze akandi kantu gakomeye cyane, biza gutuma nanone aza ku mwanya w'abakobwa beza cyangwa se bafite impano hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ako kantu rero ni agaki. Alice rero yaje kuba yakora filimi, arayandika filimi yitwa Umukire w'umumiliyoneri, ndetse arayandika neza yitonze, ayikora icyo bita explanation, ubusobanuro bwa nyabwo. Noneho arangije arayimurika, iba filimi yakunzwe cyane n'abantu benshi, irarebwa, abantu barayikunda, ashyiramo abakinnyi babishoboye neza, barayikina, barayishimira, kandi abantu twese twayirebye kuri screen zacu twagiye tuyishimira, turayirayikinga buri munsi tukajya tuzibona. Iyi filimi rero iza guhita ijya muri filimi zakunzwe cyane muri uyu mwaka, ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda cyose. Utagiye gushingira ngo filimi zabanje ngo ba Clapton ngo barakinnye, ngo ba Kiramani ngo barakinnye, ngo nazo zimera neza, iyi filimi yo yaje zikuraho, irazihagarika. Iri ni ibanga burimba, naravuze ati nzaribika, ariko kuko uri umuntu w'ingenzi, kuko mbakunda cyane, ndavuze ati kuki narimena ngo ndihe abantu nkunda cyane. Alice rero akimara gusohora ino filimi Umukire w'umumiliyoneri, hari igihe bashatse kuyimugurira iyi filimi, aravuga ati wapi, arayibyanga. Iyi filimi biza kurangira isohotse kubera yuko yayikundaga cyane, kandi kugira ngo anazamure. Gusa ngo amafaranga ngo iyi filimi bashaka kuyigura ngo ntago ari menshi, ngo ugereranyije n'amafaranga yayikuyemo ayisaguyemo. Gusa iyi filimi mwagiye mubona ko hamwe ya streaminze, twarayikundaga mu gihe gito kitangana n'amasaha, yabaga ifite ibihumbi 100 by'abayirebye mu masaha gusa. Nagira ngo rero nawe witegeze kwako kantu wumve uburyo iyi filimi yakuzwe cyane, ikaza kurebwa n'abantu benshi, ndetse ikaza kujya ina streaminga, ari nako yinjiza amafaranga menshi cyane. Biza gutuma rero uyu mukobwa nawe aza kuvuga ati iyo nza kuyigurisha ino filimi byari gutuma momba, kandi byari gutuma ibyo nagezeho bitagerwaho. Uyu mukobwa rero nawe ari mu bashyizwe ku rutonde rw'abakobwa b'Abanyarwanda bafite sinema cyangwa se bakunda sinema, banagaragaje ibikorwa by'impano zitandukanye nyine, bakaba barakoze ibintu bitangaje hano mu Rwanda muri sinema, ndetse bakaba n'ibyamamare.
ni nyuma y'uko yanakunzwe n'abasore benshi, mukabona yuko ari umukobwa cyangwa se agakundwa n'ingeri zitandukanye, ariko byiganjemo abasore, kuko babonaga ngo ari umukobwa ugira umutima, ngo witonda, ngo umeze neza, biza kurangira bamukunze cyane kuko ngo afite ubwiza nanone imbere no ku mutima. Ngira ngo nawe nimba barabibonye, ubona ko filime akina aba yitonze, aba ameze neza, kandi no ku mubiri tumubona ari nk'umukobwa mwiza cyane kandi usa neza. Ngira ngo rero abantu benshi bamwibajijeho bavuga ati ese ni gute twahanduringa kino kibazo cy'uko twabona Alice. Baramwandikiye kuri Facebook, TikTok, n'imbuga zose baramwandikiye bamubwira ko bamukunda, comment zisi nyinshi yagiye abona zagiye zimubwira ati turagukunda Alice. Rero no munsi nakora ikiganiro kimubabwiraho, nagira ngo rero mukomeze mukurikirane umukobwa wanyu ni mwiza ndetse kandi aba mu buzima bwiza. Ngiye mubabwira uburyo uyu mukobwa arenze kandi ameze nk'umuntu nyine waje gufasha sinema nyarwanda ngo ayishyire ku rwego rwo hejuru. Murabona ko rero nakomeza kwandika filime zirenze, azakora filime bigatuma n'u Rwanda rusohokerwa rukajya rujya hanze muri sinema nyarwanda, bagahabwa ibikombe bihabwa abakinnyi bakinnye neza ku mugabane wa Afurika cyangwa se ku isi yose, kugira ngo sinema nyarwanda ikomeze izamuke. Rero nuko umukobwa azaba arimo, nimukomeze mudusapotinge, mumushyigikire, mumwereke ko mumukunda cyangwa se munamuha impano nimba bishoboka. Natwe turi hano ngo tubaha amakuru ya Press Vision, ukuntu byose biba bimeze, amakuru yose bari kugenda streaming hano ku mbuga zacu, turi hano ngo tugenda tuyabaha kugira ngo mumere neza.